Cyusa Ibrahim rero ni umuhanzi ukunzwe ndetse cyane hano mu Rwanda. Ahimba indirimbo za gakondo ndetse n'indirimbo z'Imana. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba AD Group. Ni ya groupe ibagezaho amakuru y'ibyamamare atandukanye ndetse n'amakuru avugwa hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ya makuru nyine abashyushye cyangwa agezweho cyangwa mukeneye muri benshi. So rero ndabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye muhora mwumva ibiganiro byacu, mujye mukurikira amakuru yacu uko tugenda tuyabagezaho. Mukoreshe ya mutere comment, kandi ibyo mubona bitari kugenda neza mutubwire, tugire ibyo duhindura cyangwa se tugire ibyo twongera mu biganiro byacu kugira ngo dukomeze kugendana neza cyane. Yes, uyu munsi rero njye Josiane Dusingizimana Isimbi mugiye kubana muri iki kiganiro. Ngira ngo mbasabe kugira ngo nyine mudukurikire muri benshi. So rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigiye kwibanda ku makuru y'icyamamare tuzi hano mu Rwanda. Ni umugabo bita Cyusa Ibrahim rero ni umuhanzi ukunzwe ndetse cyane hano mu Rwanda. Ahimba indirimbo za gakondo ndetse n'indirimbo z'Imana. Ngira ngo abantu benshi murabizi ko hari indirimbo ndetse aheruka no gusohora mu minsi ishize. Cyusa rero akaba ari we uyu munsi tugiye kwibandaho. Abantu mumukunda kabisa, ndizera ko ibintu bimeze neza. Buriyo tugiye kuvuga nk'ibiganiro tukavuga nko ku kiganiro cy'umuntu wawe cyangwa umuntu ukunda, ndakeka nyine uhita uvuga ati kabisa ubundi bano bantu bankoreye umuti. So natwe rero umuti turawugukoreye. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Cyusa, ariko turaza kwibanda cyane ku biri kumuvugwaho mu bintu bijyanye n'urukundo. Nta yandi makuru wenda menshi cyane turi bwinjiremo, ariko cyane turinjira mu mujyo w'urukundo arimo cyangwa se wenda atarimo, uko bimeze nyine uburyo bari kumuvuga mu bijyanye n'urukundo. So rero ndagira ngo tube hamwe bantu banjye, sibyo se? Cyusa rero ni umwe mu bantu bagiye bagira urukundo ariko bakaza kuruvamo. Bagiye bajya mu rukundo bagakundana ariko bakagenda bakabivamo. Uyu munsi rero Cyusa yakomoje ku mubano we n'uwo bita Jeannette Noki cyangwa se Noci, n'iby'urukundo rwe n'uwo bita Najima Usanase. Aho nyine Cyusa yabajijwe cyane ku bijyanye n'aba bakobwa babiri ubwo ari kuganira n'ibinyamakuru bitandukanye. Cyusa Ibrahim rero yavuze ko nubwo yatandukanye n'umukobwa bita Janine Noci, ngira ngo abantu murabizi ko bakundanye cyane, barakundanye guhera hari ndakeka nko muri 2022 urukundo rwabo rwari ruryoshye rumeze neza, urumva hashize nk'imyaka 2. Uyu munsi rero Cyusa yabikomojeho avuga ku rukundo rwe. Aravuga ati ubu ngubu nta kintu kiri hagati yanjye n'uyu mukobwa bita Janine, aturetse ko ubu ngubu turi inshuti bisanzwe. Ati nta rukundo ruri hagati yacu rwose. Abantu muri kugenda mumbaza mukekeranya muvuga muti urukundo urakundana na Janine biki n'ibiki, yavuze ati ntago dukundana, ahubwo ni inshuti yanjye bigize bite bisanzwe. Hari ukuntu hano mu Rwanda sinzi yenda niba no hanze bihaba, umuntu aba ari nk'inshuti n'umuntu wenda tuvuge barakundanye babivamo, ariko kubera uburyo babivuyemo ugasanga nyine abandi muracyabona ko babirimo. Uri abantu bakundana gutyo mujye mubakunda cyane. Umuntu mudashwana nyine ngo ajye hari hanze asakuze ngo urango twarashwanye ngo twaranganye, nibahura mu nzira ntibasuhuzanye agenda musebya. So ntago biba ari byiza abantu banjye. Rero niko Cyusa nawe ameze, ni umwana mwiza cyane, njye nabikunze. Avuze ati twaratandukanye by'urukundo rusanzwe, atari ku ngubu rwose. Ati Janine ni inshuti yanjye ya danje, ati turi inshuti pe bya bindi bishoboka byose. Rero uyu muhanzi yabigarutseho mu gihe ubwo yari kuganira n'ibinyamakuru bitandukanye ku bijyanye n'urukundo rwe. Twavuga nk'ikinyamakuru bita Igihe.
ubwo yari amaze gusohora indirimbo ye nshya yise Isengesho. Ngira ngo indirimbo nziza cyane ndetse iri no kugenda ibica bigacika hano hanze. Abantu mukunda indirimbo ze cyangwa se mumukurikira ngira ngo mwayibonye, ni indirimbo nziza cyane. Rero Cyusa yagiye asobanura byinshi ku bijyanye nyine n'urukundo rwe, ariko nyuma yaje no kugarukwaho ubwo yabazwaga ku bijyanye n'umukobwa bita Najima usa na se. Ati se Najima we umuvugaho iki? Uyu mukobwa rero bita Najima usa na se nawe bimaze iminsi bivugwa ko ashobora kuba ari mu rukundo n'uyu muhungu cyangwa uyu musore bita Cyusa. Ariko Cyusa nabyo yabihakanye, aravuga ati reka ati mu by'ukuri nawe Najima nawe ni inshuti yanjye pe, ariko nta kintu kiri hagati yacu kijyanye n'urukundo. Ati ni inkuru mpimbano, ntago nigeze njya hanze ngo mvuge ngo turakundana, nawe ndakeka ataragiye hanze ngo abivuge. Ati ahubwo nyine kwa kundi abantu bajya hanze bakajya ku mbuga nkoranyambaga bakajya he na hehe bakagenda batangaza ibintu byinshi cyane bitandukanye ku muntu, ariko mu by'ukuri nta proof bafite cyangwa se batabihagazeho. Abantu rero bameze gutyo nabo tubagarukeho. Abantu mwibonera nk'umuntu aryoshye ari kumwe n'undi, ni amabesto, barakundanye, ni inshuti nyine bisanzwe, hanyuma mukagenda mutangira muvuga muti bari abantu bari mu rukundo bagize bate. No, ntago ari byiza rwose kabisa. Uyu mugabo rero nawe yabihakanye, ariko hari akantu yavuze. Cyusa ashobora kuba ari umuntu umwe mu basore bagiye bakomereka mu rukundo, ko hano hari ijambo yakoresheje avuga ati imwe mu mijugujugu yanjugunyiwe cyane, ati iyakurikiye itandukana rye na Janine Noci bakundanye muri 2022. Ati rwose nyuma tuza gutandukana ku buryo bwagarutsweho cyane mu mbuga nkoranyambaga bya bindi kubabwira ruguru. Ati nyine imwe mu mijugujugu najugunyiwe cyane. Nuvanga amaze gutandukana n'umukobwa bita Janine, yagiye nyine akomereka. Sinzi wenda nimba ari abantu bagendaga bamuvuga bya bindi navugaga, bagenda batakazamo ibintu tw'utugambo nyine bavuga wenda nko kuri we, bavuga ku bijyanye n'urukundo rwe. Ati rero ibi bintu byagiye bimbaho cyangwa aya magambo yagendaga amvugwaho, ati hari ikintu yanyigishije. Ibintu by'ibyago nk'ibi cyangwa ibibazo nk'ibi ngibi byigiramo, ku buryo rero Cyusa ubwe nyine yahise avuga ati ibintu byo gukundana reka mbaye nk'umuntu biretse tu, ati ntago biri kumacinga cyangwa se ntago biri kuvamo, ko baragiye nk'umuntu akomereka ari mu rukundo, akahita avuga ati ibi bintu reka mbe mbiretse. Ati ndabona nyine bitazangwa amahoro. So rero nuko nguko byagenze. Cyusa rero ubwo yatubwije ukuri rwose, asobanura neza ko haba hagati ye n'uyu mukobwa bita Janine, haba hagati ye n'umukobwa bita Usanase Najima, nta rukundo ruri hagati yabo, ahubwo nyine ni inshuti bisanzwe, bya bindi nyine by'umuntu uba ugufana, umubesto wawe iki n'iki. Ariko nyine asobanura neza ko Janine uyu nguyu bakundanye kuko namwe nyine murabizi. So rero urumva rero ko amakuru ari ayo ngayo tuba tubafitiye, tubabwiza ukuri, tubavana mu rujijo abantu baba muri kwibaza ku bintu byinshi cyane bitandukanye ku bantu. So rero Cyusa nawe atumaza amatsiko avuga ati rwose abantu ni inshuti zanjye. Ahubwo rero cyo nabasaba ni ukugenda mukajya ku mbuga nkoranyambaga mukareba iyi ndirimbo ye bita Isengesho. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza koko pe, ni indirimbo nziza. Iyi ni indirimbo ye rero, ndetse akaba afite n'igitaramo bita Migabo. Iki gitaramo rero aritegura kugikora nyuma yo gusohora indirimbo bita Isengesho. Yateguye n'igitaramo bita Migabo rero ni igitaramo ari gutegura, ashaka kuzakorera muri ka Kigali ku itariki 8 Kamena 2024. So rero abantu rwose mukunde uwo mugabo muraritswe kujya kwitabira iki gitaramo bita Migabo rero ni igitaramo kiri kugenda nyine gitegurwa neza, ko ndi kugenda mbibona.
abantu rwose bavuga bati tuzaba duhari. Ubwo rero abantu mumukunda nanjye ndabararitse, musabwa kuzajya kureba uyu mugabo uko bimeze, cyane ko ari umwe mu bantu bajya bakora ibitaramo hagakubita hakuzura abantu, amakarita agashira pe, amatike agashira, abantu nyine ugasanga bakunze ibintu bye. So rero ngayo nguko ngibyo iby'umugabo bita Cyusa Ibrahim. Mwebwe gusa mukomeze mudukurikire, mukore subscribe, share na comment. Mwari muri kumwe nanjye Josiane Isimbi, tuzasubira mu biganiro bikurikiye, kandi mujye mutubwira nyine muri comment nkuko nabibabwiye ntangira, mutubwira ati mukore gutya na gutya. So rero turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.